ikaze ku nkuru zacu zitangaje kandi zisekeje. Ndabasuhuje kandi ndabaramukije mbifuriza kugubwa neza mwebwe mukunda bino biganiro binyura kuri YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Mbibutsa kandi nanone ngo utarakanda subscribe ibuka gukanda subscribe nimba ubashije kubona kino kiganiro kugira ngo ubutaha tuzajye tubasha kubana. Ni munyemerere uyu munsi inkuru yacu nabandikiye tuyihere ku mwana w'umukobwa witwa Kamariza ndetse n'umugabo witwa MK Original ndetse n'umuvandimwe witwa Morgan. Aho Kamariza adakomeje kuva ku izima, urupfu rw'umuvandimwe witwa MK Original rukomeje kumukoraho, aho sayizingize ari kwicuza impamvu yabwiye ahantu MK Original Morgan ahantu yari yihishe. Sayizingize nagira ngo mbabwire ko Kamariza yabaye nk'umuntu w'umusazi, aho yagize gutya akabyukira kwa Morgan koko akomeje gutsimbarara ku ntambara yo kujya kugarura umuvandimwe witwa MK Original. Ese ubundi Kamariza ko azi yuko umuvandimwe witwa MK Original bamurashe akaba yarapfuye, ni ukubera iki akomeje kuba intambara? Ese ni ukubera iki Kamariza yabaye nk'umusazi? Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe muri kino kiganiro kugira ngo tubashe gusobanukirwa nuko bimeze, ndetse n'ino filime ya episode ya 43 uburyo kiyaje kugendamo n'uburyo izataha, ndetse na episode izakurikira tuza kureba ku masaha y'umugoroba. Ubwo rero ndabasuhuje kandi ndabaramukije mwebwe mukunda bino biganiro, mwebwe mukomeza kutwereka urukundo tugakomeza kubana. Reka mbifurize kugubwa neza, mbabwira ngo mukomeze kuryoherwa na bino biganiro, kandi namwe mutabizi mwibuke kubisharinga kugira ngo bibashe kugera kure, bajye babasha gukurikirana bimwe muri bino biganiro binyura kuri no muyoboro mugari we YouTube channel witwa MK and Kamariza. Ikaze. Kamariza yafashe umwanzuro ubundi arangije abyukira kwa Morgan, aho yagezeyo arangije abivuga muri aya magambo. Yagiye abwira Morgan ati nyuma yuko nkurangiye ahantu MK Original ari ugafata umwanzuro kujya kumwica, nagira ngo mubwire yuko iyo ndyamye simba nuje, ndetse iyo ndi guhumeka nabwo simba nuje. Ati kuko iyo ndyamye ndyama MK Original ubundi nkashidukira hejuru nibuka ibintu wamukoreye, noneho njye ubwanjye nakwibuka yuko ari njye wamuranze, nkumva nabaye umwana muto cyane, nabaye nk'umubyeyi gitoya. Ati rero sayizingize ndasaka yuko ugarura MK Original. Ese ubundi Kamariza ko komeje kuburana gutyo agakomeza gutongana gutyo, kandi abizi yuko MK Original barangije kumurasa akaba yarapfuye, ubundi araza kumugarura amukuye hehe? Ibyo byose ni urugamba rukomeye cyane, ubundi bajya bavuga ngo urwishigishiye ararusoma. Kamariza niwe wakoze biriya bintu, rero nakwete ahame hamwe areke kwiha Morgan. Ati kuko iyo ataza kumubwira ahantu aherereye sayizingize ndakeka MK Original abakiriho. Ariko mwibuka haruguru gato yuko muri iyo episode MK Original yaje kubura akaraswa, ariko mwibuke yuko umuvandimwe witwa Tayiga yagize gutya akamutorekesha sayizingize akaba ari kwa Tayiga MK Original akiri muzima. Aho Kamariza akirwanira MK Original ndetse na Cyusa akaba akirwanira MK Original, bose babaye nk'abasazi. Ese bizagenda gute? Morgan yaje gufata umwanzuro, arangije abwira Kamariza ati hano ntago ariho basarira, n'ikindi gihe ntago nshaka kongera gusarira ahangaha. Kamariza nibwo yatereye hejuru cyane atangira kuvuza induru amubwira ati nyica n'ubundi wamenyereye gukaraba amaraso. Ubundi umuvandimwe witwa Morgan arangije aramubwira ati nkaraba amaraso y'abantu b'abagabo, si nkaraba amaraso y'abantu b'abasazi. Ati rero ayawe nta kintu yamarira. Ako gace kaje kuvaho, ubundi harangije kera karabaye haje gukurikiraho umwana w'umuhungu witwa Idirisa. Si umuhungu ahubwo ni umugabo, kuko afitanye umwana na mama Cyusa mukuru cyane witwa Cyusa. Ese ubundi Idirisa nyuma y'amashagaga yose yari afite, aho yitaga umugore we ikigoryi ndetse n'umwana we Cyusa, sayizingizi noneho ashobora kuba yashyize agapira hasi agiye kugakinana n'umugore witwa mama Cyusa ndetse na Cyusa. Ushobora kwibaza ngo ubundi ni ukubera iki mvuze ano magambo. Ibyo byose tugiye kubikurikirana muri kino kiganiro kugeza kigeze mu musozo. Ikaze, ibuka gutega amatwi kandi ibuka gukanda subscribe wowe utarakanda subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Nagira ngo mbabwire yuko nyuma yuko umuvandimwe witwa Idirisa agize gutya agafata umwanzuro ukakaye cyane wo kwirirwa atuka umugore we mama Cyusa ndetse n'umwana w'umukobwa Cyusa ngo ni ibigoryi, ashaka kumushyingira umuvandimwe witwa Kayi, ariko bo batabishaka. Idirisa yaje kugira gutya, ubundi arangije ashyira agapira hasi, aho yaje rwose yakubisemo ikote ry'umutuku ritukura cyane, ubundi arangije
aragenda yegera mama Cyusa, arangije aramuhamagara aramubwira ati mama Cyusa, ndifuza yuko waza hano tukaganira. Mama Cyusa ibyo bintu byamutunguye cyane, aho yaje avuga ati se koko ni weho cyangwa bampinduriye? Papa Cyusa yavuze ati ni njye Papa Cyusa, ati rwose ndifuza yuko twashyira hamwe tukaganira, nyuma yo kuganira ukanangira n'inama y'ikintu nakora. Ushobora kwibaza ngo ubundi iyo nama yagishaga mama Cyusa, iyo nama ubundi ni iyihe? Yatangiye aterura ashyira hejuru cyane, yamubwiye ati nyuma y'ibyo ari byo byose nakoze, nyuma yo kubahangayikisha nshaka gushyingira umwana wanjye Kayi, nyuma y'impfu zose zagiye zigaragara kubera njyewe, ati ndi gusaba imbabazi kandi nanakugisha inama y'ikintu nakora, ati kuko uri umugore wanjye, ati ndifuza yuko wangira inama. Mama Cyusa yamurebye cyane, arangije aramwitegereza ati ni weho nzi si weho nzi, byakugendekeye bite noneho uwo mutima ukuye hehe? Nibwo Papa Cyusa yamubwiye ati burya amazi arashyuha ariko niyibagirwa iwabo wa Mbeho. Nyuma yuko nkoze biriya bintu byose ndifuza yuko wangira inama. Mama Cyusa nawe yaje kumugira inama, arangije aramubwira ati mbere yuko nkugira inama ikabasha guhama kandi tukagira ikintu tugeraho, ati ndifuza yuko ugenda ukajya kuri polisi, warangiza ukavuga ibyo ari byo byose Kayi yakoze ndetse n'abari abicanyi be, no gukomeza gukaraba amaraso y'abantu bikaba byagabanyuka. Ati njyewe niyo nama nakugira, ati niyo mpamvu ushobora kuza kubabarirwa. Papa Cyusa yamubwiye ati ariko mama Cyusa ushobora kubura igicucu, ati koko unje kukugisha inama ungira inama yo kujya kuri polisi, ati none bamfunga? Mama Cyusa isaterura, arangije aramubwira ati nibagufunga nibazagufunga imyaka myinshi, ati kuko uzaba uzize icyaha wakoze, ati bitewe n'ibyo mwakoze. Arangije aramubaza ati biki? Ati hamajije gupfa abantu benshi bitewe nawe ndetse n'abari abavandimwe banyu mwakoranaga, ati ubwo rero urumva baramutse bagufunze bagukatira igifungo gitoya kubera yuko waba umeze nk'umuntu wigemuye. Nibwo Papa Cyusa yamubwiye ati uri gicucu, ati nanjye nkibaza koko ngo mfite umugore nje kugisha inama, ati iyo nza kumenya yuko ufite ubugoryi bumeze gutyo, ati rwose sinakabaye kuba ndi kuganira nawe, sinakabaye kuba nkugisha inama, ati kuko uri ikigoryi cyane, ati koko urashaka kundoha. Nibwo Papa Cyusa yahise agira gutya, arangije arasohoka n'umujinya mwinshi cyane w'umuranduranzuzi, ubundi arangije ajya hanze. Hahise hakurikiraho igice cya MK Original, aho yari arwariye kwa Tayiga, aho MK Original yagize gutya ubundi agafata Tayiga akamuhamagara akamubwira ati size ngize hari ikintu ndi kukwifuzaho. Tayiga arangije aramubwira ati naribi ikimbwire icyo kibazo ndaza kukigukemurira. Nibwo umuvandimwe witwa Tayiga yagize gutya, arangije aramubwira ati ndifuza yuko wajya kwa Kayi, nyuma yo kujya kwa Kayi ukandebera yuko ariyo cyangwa se hariyo babakozi be yasizeho, ubundi ukaza ukambwira. Yamubwiye ati n'ubundi nari mfite gahunda yo kujya kwa Kayi kwenda uduceri twanjye, ati ubwo ngubwo ndajyayo naribi nkunekere ndebe yuko ahari, ninsanga hari ndakubwira, ati kandi ninsanga nabwo adahari, ati nabwo ndakubwira. Nibwo uwo muvandimwe ibintu byamucanze cyane, ubundi birangije rubura gica. Nyuma yo kumubwira ayo magambo yahise amubwira ati MK Original ngiye kugusiga ahangaha, atari ko si wemerewe gusohoka ngo ugere hanze, ati kuko uramutse ugeze hanze wakwishyira mu kaga kandi nanjye utandetse twese ukaba wadushyira mu kaga. Nibwo MK Original yamubwiye ati humura rwose uko nsize hano nanjye niko ndi buhasigare, ntabwo nemerewe gusohoka ngo njye hanze kuko ndabizi ko hari abantu benshi bari kumiga kandi nawe batakuretse kubera yuko wabashije kuntoragura ukanzana ahangaha ukamungisha biriya bikoko byari bigiye kunyica. Uwo muvandimwe koko yagiye, ubundi arangije agera kwa Kayi asangayo umwana w'umuhungu witwa Morgan, wa mugome cyane bavugaga yuko wishe MK Original. Nibwo yagiye arasuhuza uko bisanzwe ati mwiriwe neza, ubundi yarangije aramwikiriza. Nyuma yo kumwikiriza aramubwira ati urabizi yuko uri umwicanyi nka bundi, ati kandi nta mwicanyi utera undi ubwoba, ati size ngizo uramutse umize nanjye naguhiga. Ati nyuma yuko ngeze gutya ubundi nkabakorera service mwansabye, ati ndifuza yuko mwamereza amafaranga yanjye. Umuvandimwe witwa Morgan nabwo bajya agira yamubwiye ati wakabaye ubizi koko, ese ayo mafaranga uze kwishyuza ubundi nayiki? Umuvandimwe yamubwiye ati akazi wamaye urakazi, ati kandi njye urabizi ko akazi kanjye nkakora neza cyane, ati uzanye ubugoryi nahangana nawe kuva ku itangiriro kugera ku iherezo, ubundi tukareba uzakaraba amaraso y'undi. Ese ubundi ino filime y'umusore mukina ko yakomeje kuvugwamo amaraso cyane, ibyo ngibyo ko aribyo bikomeje kugarukwaho, ubundi amaherezo na yagihe? Ese ubundi ino episode
izarangira ari uko bigenze gute. Kandi reka tubanze tubibutsa haruguru gatoya twagize gutya tubatangirira marayika wanjye. Iriya marayika wanjye niyigeze ituza, ahubwo turacyabandikira izindi episode. Ubutaha mushobora kuzakurikira episode ya kabiri. Akimara kumubwira ako kari agaciyemo, akimara kumubwira ayo magambo nibwo induru zabaye induru. Ubundi Taiga arangije afata umwanzuro aragaruka yisubirira mu rugo rwe kwa MK, ariko aza atazanye amafaranga. Kamariza haje gukurikiraho agace ka Kamariza yarangije gufata umwanzuro, wundi arangije aragenda yurira etage yicara hasi aribaza cyane ati nyuma yuko ngambaniye MK original bakamwica nkaba ndi guhorana agahinda kadashyira, nkaba numva muri njyewe mfite intekerezo mbi zitari nziza, ati gahunda ikurikiyeho noneho nuko nakwigena rugabo ubundi narangiza niyahura. Kamariza yagiye yurira etage avuga buryo ki agiye kuyisimbuka, akomeza guhana n'umutima, ariko kwa gupfa kwe kuza gukingwa Imana iza kugira gutya isa ni kujimije, aho yarangije gufata umwanzuro mu gihe yari yipfutse mu maso cyangwa igitambaro mu maso, avuga ko agiye kumanuka atari bakikubita hasi agahita sandara. Nibwo inshuti ye na Jibu yahise ihagera, ubundi irangije iramubwira ati Kamariza have ati ko se bino ugiye gukora ni ibiki, ati ubundi bite byawe ni ukubera iki ufite igitekerezo kimeze gutya. Kamariza yamubwiye ati nyuma yuko mbuze MK ari njye ubiteye, ati ndumva nta buzima naba mfite gahunda ikurikiyeho ni ukwiyahura. Umuvandimwe witwa na Jibu yamubwiye ati mbabarira wa nshuti yanjye we, urabizi yuko ari wowe mugore wanjye w'ahazaza, ati uramutse ugiye agahinda kanyica kandi nanjye nasigara mbabaye, ati sinzi yuko hari ahantu nanjye nazigeza, ati rero saizi ngize nushaka unyumve, wenda MK ashobora kuba ari muzima, ati dore ko tutanabizi yuko ashobora kuba yarapfuye, ati kuko ntago twigeze tumushyingura. Kamariza yahise aterera hejuru avuga cyane ati MK original bamurasa nari mari isasu ryavuze numva, ati rero nta kuntu umuntu yakurasa ngo usigare ari uri muzima, ati Morgan yaramwishe. Kamariza yaje kunanira na Jibu avuga buryo ki agiye kwiyahura. Kamariza agiye kugenda na Jibu yamubwiye ati size ngizi ndifuza yuko twajyana, ati kuko ni wansiga ahangaha nta hantu naba nsigaye. Byarangiye bafashe umwanzuro wo kwiyahura, ubundi icyo gice kiba kivuye. Ese muri gukeka bashobora kuba bagiye koko biyahuye cyangwa se byaramakabya nkuru ya filime? Ibyo byose tuzabikurikirana muri episode iraza gucaho saa 5:30. Muze kunyarukira kuri MK original kandi mwibuke gukanda subscribe kuri no channel, mwibuke gufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Haje gukurikiraho igice cya MK original aho yafase telefone aho yararyamye, ubundi arangije akoringa Don kugira ngo naza cya gisambo koko yamuhamagara nje aramubwira ati aho ndi nago meze neza, ati ngira ngo nawe urabyumva buryo ki turi kuvugana, ati ndifuza yuko hagera gutya ukanabara ukaza rwose, ati kuko ndabangamiye hari umuntu wanzengereje. Ese uriya muvandimwe MK original yahamagaye ko ari umugome cyane atajya atekereza kabiri, si tugiye kubona izindi nambara zitebwa muri ino filime y'umusore w'umukire. Ibuka gukanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana ibiganiro nk'ibi ngibi byo nakagaruka, nituzigera duhwema kuba twabagezaho ikiganiro buri munsi kizajya kinyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Mukomeze kugubwa neza kandi mukomeze kugira umunsi mwiza ndetse n'igicamunsi cyiza.